dushimishijwe no kubana namwe muri aka kanya nkuko babibateguje. Ni gahunda turimo nk'abayobozi bashya kugenda twegera abayisilamu tuganira nabo, twakira ibitekerezo byabo, ariko tukanabagezaho n'imigabo n'imigambi y'ibyo tubatekerereza nk'abayobozi banyu, ariko tukabibereka kugira ngo namwe mugire umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse no kubyunganira no kubigorora, kugira ngo bigende bishyira kuzaba noneho iteganyabikorwa rizaba ryanagizwemo uruhare n'abayisilamu mu byiciro bitandukanye. Twari twarabisezeranye ko tuzasura abayisilamu mu misigiti. Birumvikana yuko rero turi mu mujyi wa Kigali, niho dukorera, ni naho dutuye twese. Ntabwo rero twari kujya mu ntara tutabanje hafi y'aho turi. Rero ni muri urwo rwego uyu munsi akaba ari umwanya w'umusigiti Masjidul Hidayah, nyuma y'uko ejo twari turi kuri Masjidul Fath, ndetse iyo gahunda yaba y'ejo ndetse n'iy'uyu munsi, ndetse n'iyo ku munsi wa Ijuma tuzakora kuri Masjidul Madina, tuzasara Ijuma tuganye n'abayisilamu nyuma ya Ijuma hariya mu mujyi kuri Masjidul Madina. Ariko izo gahunda zombi zose uko ari eshatu, yaba izi ngize ebyiri, uyu munsi ya kabiri n'ejo yayibanjirije n'iyo ngiyo yindi izaza, zose ziri kubanzirizwa na gahunda yo gusura bamwe mu bayisilamu b'ababyeyi bacu b'abasaza ba hano mu mujyi, abakecuru, abantu barwaye mu ngo zabo. Akaba ari gahunda dutangije nk'abayobozi bakuru, dusaba n'abayimamu bose b'imisigiti yuko iyo gahunda bayigira iyabo. Ejo hari ababyeyi twabanje gusura mu ngo zabo batandukanye, n'uyu munsi nabwo nibyo twahereyemo guhera nyuma ya Salatul Asr. Ubwo rero tukaba turi kubwira n'abayimamu b'imisigiti, turabasaba ko bazajya bita ku bayisilamu mu ngo zabo no kumenya abarwayi bakabageraho, bakabasuhuza, bakabasabira n'idua, kuko ni sunna y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gusura abarwayi. Bavandimwe bayisilamukazi, nk'uko mubizi tumaze amezi 5 tugiye mu nshingano. Izo nshingano rero zo mu buyobozi bukuru, birumvikana amezi 5 mwakwibaza mutari ko se abayobozi ko batinze amezi 5 yose byari bimeze bite? Nibyo, icyo kibazo cyaba gifite ishingiro, ariko impamvu tutahise tuza umunsi wa mbere wa kabiri ukwezi kwa mbere, nuko icya mbere tukimara gutora twahuye n'ibikorwa by'amatora. Tukimara gutorwa twebwe, kuko twatoye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu, iminsi mike hahise haza gahunda z'ibikorwa by'amatora, ibikorwa byo kwiyamamaza abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, abadepite. Natwe rero birumvikana namwe abantu bari bahuze muri izo gahunda z'ibikorwa by'amatora. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, nanone twabanje gutegura icyo tuzabagezaho nibura nk'ibitekerezo. Birumvikana twabanje gutegura nibura imbanzirizamushinga. Imbanzirizamushinga ni ukuvuga ngo iby'ibanze by'ibitekerezo biracyari ibitekerezo, ariko byanga bikunda twari dufite icyo tuzabagezaho. Rero ahangaha mfite igitabo, murakibona, ni igitabo giteguwe mu buryo, iki gitabo cyose twagiteguye muri aya mezi ashize. Kikaba cyitwa Rwanda Muslim Community Strategic Plan. Ni ukuvuga ngo ni igitabo, murabona nubwo ari gitoya, ariko gikubiyemo imigambi nibura migari, cyangwa imirongo migari, cyangwa imishinga migari, imirongo miremire y'ibyo twifuza mu myaka 5 ya manda ku bushobozi bw'Imana, yuko dufatanyije namwe twazabigeraho. Hano rero hakubiyemo ibikorwa bitandukanye mu rwego rw'ibwirizabutumwa. Turifuza mu myaka 5 kuzaba twakoze ibiki. Birumvikana ntabwo ari twe twenyine, ahubwo ni twebwe twese nk'abayisilamu bo mu Rwanda. Hanyuma mu rwego rw'ibwirizabutumwa turifuza gukora ibiki, kunoza ibihari no guhanga ibishya bigamije kunoza gahunda za dawa, ari nacyo nyamukuru umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ushingiyeho. Hanyuma hakaza nanone
ibiri mu rwego rw'imibereho myiza, kuzamura imibereho myiza y'abayisilamu, turifuza kuzaba tugeze hehe. Hakaza kuzamura ubukungu no kongera amikoro y'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, kuko burya ibintu byose bikorwa n'amafaranga. Murabibona ko dufite ibikorwa bikeya byinjiza umutungo. Hari ingamba rero zirimo hano zo kubyongera, wenda bimwe turaza kugenda tubigarukaho. Nanone hari ibikorwa by'iterambere rirambye, bya bikorwa remezo dukeneye. Hari ibikorwa hano nk'abayisilamu mu Rwanda, uwo wahura nawe wese wamubaza utari ko buribona nk'abayisilamu dukeneye iki. Hari ibikorwa twese duhurizaho, buri wese yakubwira ati nta kaminuza tugira, yakubwira ati nta mashuri ateye imbere yigisha ubumenyi bwombi, ubumenyi bw'idini n'ubumenyi busanzwe, abana bacu bakiga ahantu heza kandi higisha n'idini, bagakura bafite imyemerere myiza mu idini. Yakubwira ati dukeneye ibitaro, yakubwira ati dukeneye kaminuza n'amashuri makuru, amashuri y'imyuga, ibikorwa by'inyubako zinjiza umutungo. Ibyo bintu byose wo mwahura hanze, yaba ari umuyisilamu mukuru, yaba ari umusaza, yaba ari umukecuru, yakubwira ko tubikeneye. Mu basaza tuvuye gusura, hari umusaza twasuye ahita tubwira nk'ibi byose. Turamubwira tuti, aravuga ati rwose bana banjye mugerageze mudushakira ibi n'ibi, mudushakira ibi n'ibi. Turamubwira tuti insha Allahu taala turabifite mu migambi. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, ubwo hano harimo imigambi y'imyaka 5, 2024 kugeza 2029 ku bushobozi bw'Imana, ariko nagira ngo mbereke nyine ibyo twari duhugiyeho. Hanyuma kugira ngo tugere kuri iki gitabo, ntabwo ari ibintu gutya twe twicaye ngo ari twebwe tuvuge ngo turatekereza ibi n'ibi. Oya, hagize tukimara kugera ku buyobozi twaravuze duti hari abantu b'inzobere mu bintu byo gutegura iteganyabikorwa barahari. Dushaka rwose abantu b'inzobere b'Abayisilamu, bamwe bakora mu bigo bikomeye, mu nzego za leta zikomeye, babizi, babyigiye, babimenyereye, babifite mu burambe. Iryo tsinda rero twarishyizeho ririmo Abayisilamu n'Abayisilamukazi babizi neza. Hanyuma tubaha twebwe ibitekerezo ku rwego rw'ubuyobozi, bahuye n'ibyiciro by'Abayisilamu bitandukanye bihagarariye abandi. Bahuye n'icyiciro cy'inama y'abashehe, bahura n'icyiciro cy'abahagarariye inzego z'urubyiruko, bahura n'icyicaro cy'Abayisilamukazi, bahura n'abantu bamwe mu bashesha akanguhe b'Abayisilamu n'Abayisilamukazi, bahura n'abavuga ari kumvikana, abantu b'Abayisilamu bikorera, abayobozi mu nzego zitandukanye. Batanze ibitekerezo, ndetse hari n'inama yabaye nibura y'abantu 100 mu ma weekend ashize, byumweru 2 bishize. Iyo nama nayo yamurikiwemo iyi mbanzirizamushinga y'iteganyabikorwa. Ariko ibyo byose byateguraga namwe kuzagira icyo tubereka cy'icyo twateganyije, kugira ngo namwe mu byunganire, mutange ibitekerezo, ndetse mugire n'icyo mwongeraho. Ni muri urwo rwego rero dufite gahunda uyu munsi. Nkuko nabivuze, ejo hari umusigiti Masjidul Fath, uyu munsi Masjidul Hidayah, kuwa gatanu Masjidul Madina. Ubwo biri mu rwego rw'akarere ka Nyarugenge. Mu cyumweru kindi tuzasura akarere ka Kicukiro n'akarere ka Gasabo. Hanyuma nyuma yaho tuzerekeza noneho mu ntara zo hanze y'umujyi wa Kigali. Gahunda ni uko nguko iteye. Ikigamijwe ni ukugira ngo tubereke ibyo duteganya, namwe mu byunganire mugire icyo mwunganiraho cyangwa se mugororaho. Ntatinze rero, nkuko navuze hakuyemo byinshi cyane, ariko by'umwihariko reka ngaruke ku bikorwa by'iterambere Abayisilamu twese tubabaye. Hari ibikorwa bya kaminuza ya Kiislamu. Iyo tuvuze kaminuza ya Kiislamu, ntabwo twifuza kaminuza gusa yigisha ubumenyi bw'idini ya Islam, ahubwo yaba ari kaminuza isanzwe ariko ifitemo n'amashami y'iby'idini n'amashami y'ubumenyi busanzwe. Ndetse ibyo bizaba biri mu rwego rwo kongera n'abashehe. Nk'ubu ngubu urabona abashehe ni ugutegereza ko tuzabona buruse zo kujya kwiga hanze, kandi buruse yo hanze bayibarira byinshi, iyo tike y'indege, icumbi, bizamutunga, bitandukanye n'abantu biga iwabo bashobora kuba benshi mu gihe kimwe. Murabona ubu ngubu dufite abashehe 150. Murumva imyaka ubuyisilamu bumaze hano, dufite abashehe 150 gusa. Imisigiti dufite 450. Nta nubwo buri musigiti wose wagira umushehe, ntabwo byashoboka. Bisobanuye yuko ubu ngubu itegeko ry'igihugu cyacu riteganya ko umuntu uyobora umusigiti cyangwa uyobora urusengero agomba kuba afite ubumenyi bwo ku rwego rwa kaminuza, impamyabumenyi ya kaminuza mu bumenyi bw'idini bita theology cyangwa theology. Ibyo ni itegeko rihari. Ubwo rero
turasabwa yuko tugira umubare w'abayobora iyo misigiti kandi babyigiye bari ku rwego rwa kaminuza. Igisubizo nanone dufite umubare w'abana b'abayisilamu n'abayisilamukazi bacu b'urubyiruko baba bakeneye amashuri bisangamo aborohereza akanabigisha n'ubumenyi bw'idini kugira ngo dutegure abantu b'abahanga b'inararibonye mu bintu bitandukanye ariko bazaba banazi n'ubuyisilamu, banakunze n'ubuyisilamu, banabusobanukiwe. Ibyo rero byose birasaba kugira kaminuza. Niyo mpamvu kaminuza iri mu by'ibanze biri ku isonga, ndetse ku bushobozi bw'Imana ubu hari abantu b'abahanga bagiye kutwigira ko kaminuza izabaho. Batangiye no kwandika icyo bita concept cyangwa se imbanzirizamushinga, ibizasabwa. Kaminuza ishobora kugira inyubako, ishobora gukodesha, dushobora no kugira hari n'izacu dufite twaheraho. Kaminuza itangira ari ntoya ariko igatangira ifite iby'ibanze ariko ikagenda ikura gahoro gahoro, abantu bicaye bakabitekereza. Kandi dufite abahanga, dufite abantu bafite za PhD, abadokiteri mu bintu bitandukanye b'abayisilamu n'abandi b'abahanga. Sinangombwa abayisilamu kwiga umushinga ni ubuhanga, ntabwo ari kwiga iby'idini tugiyemo, ahubwo ni ukwiga gushushanya ngo umushinga wa kaminuza wategura ute, wakora gute, bigenda bite. Ibyo ngibyo ni kimwe mu bikorwa ku bushobozi bw'Imana twifuza yuko tuzajya inama namwe uko twakigeraho. Hanyuma reka ngaruke ku bikorwa bindi byo kunoza no kongera ireme ry'uburezi. Dufite amashuri y'abayisilamu, ubu dufite amashuri 26 arimo ibyiciro bya inshuke, abanza ndetse n'ayisumbuye. Amashuri 26 mu ntara zose n'umujyi wa Kigali. Ayo mashuri cyambere ni makeya gereranyije n'umubare w'abashaka kwiga, ariko impamvu ayo mashuri tugomba kuyashyiramo imbaraga nuko turifuza yuko abayisilamu tugira amashuri yigisha ubumenyi bwombi, ubumenyi busanzwe kandi bufite ireme ryiza, ariko hakaniyongeramo n'ubumenyi bw'idini. Hari abayisilamu batubwira bati ariko mutekereza iki, dufite abana ngo umwana wanjye asigaye ajya kurya akabanza agakora ku kimenyetso cy'umusaraba, cyangwa se akabyibagirwa wenda akaza kubyibuka ariko yari yabanje kugikora kuko aricyo cyamugiyemo, ariho yize, aribyo yatojwe. Bati ibyo mutekerezaho iki? Ibisubizo mufitiye ni ibi. Ibisubizo rero ni uburyo bubiri. Hari ukunoza ireme ry'amashuri dufite agatera imbere, gatanga ubumenyi bwiza mu bumenyi busanzwe, tukanongeramo n'idini kandi tukayiha imbaraga. Cyo nicyo cyerekezo dufite, ku buryo babana ya mashuri tujya gushaka za Nairobi, za Dar es Salaam, za Kampala n'ahandi tuzajya tuyabona ahangaha. Tukaba dufite amashuri yigisha ubumenyi busanzwe, tunafitemo n'igice cy'ubumenyi bw'idini, ku buryo umwana yiga ibintu byose akazamuka afite imbaraga. Ni nayo mpamvu ubu ngubu wenda kuba adafite amakuru, turifuza ibyo ngibyo aho bizabitujyana, bizanatujyana no kubaka n'abavugabutumwa. Akaba ari umuvugabutumwa wize idini ariko bikaba bitabuje ko yaba ari na dogiteri no mu bumenyi busanzwe, akaba ari profeseri no mu bumenyi busanzwe, akaba afite lisanse yavanye i Butare cyangwa muri kaminuza y'u Rwanda hariho hose cyangwa mu yigenga mu bumenyi busanzwe. Ubu twarabitangiye, murabizi ishuri rya Institut Islamique ryatangiriye na hano kuri uyu musigiti, ni amateka meza abatabizi wenda batoya. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ni ishuri riri kwigisha ubumenyi bwombi, iby'idini nta kigabanutseho, bagakomeza bakaba abashehe ndetse bakanongeramo n'ubumenyi bwombi. Bivuga ngo bariga ibintu bibiri kandi ku rwego rwemewe na Minisiteri y'Uburezi ku birebana n'ubumenyi busanzwe. Ubu ngubu abana icyiciro cya mbere, ejo bundi mu kizamini giheruka cya leta, icyiciro cya mbere cya troncome, icyiciro rusange, bakoze ikizamini kandi alhamdulillah bose baratsinze, kandi bari kubifatanya na bwa bumenyi bw'idini icyarimwe. Ubu ngubu hari abari mu wa 4 bari kwiga iby'indimi, Cyongereza, Igifaransa n'Igiswahili. Ubu ngubu nibyo bari kwiga, iyo combination cyangwa iyo section irahari, ubu niyo bari kwiga. Ubwo ni ukuvuga ngo umushehe abazi ibyo mu bumenyi bw'idini azarangizanya impamyabumenyi ya segonderi yamujyana kwiga muri kaminuza za Kiislamu, akaba anafite n'impamyabumenyi yamujyana kwiga muri kaminuza y'u Rwanda ahangaha mu bumenyi busanzwe. Ubwo azaba ari shehe ari na profeseri, azaba ari shehe ari na dogiteri mu bindi. Ibyo ngibyo rero tuzabigeraho muri ayo mashuri kandi urugendo rwaratangiye nk'uko nari maze kubisobanura. Ubwo ni mu rwego rw'uburezi. Reka nze rero mu bikorwa noneho iterambere, kugira ibikorwa remezo, kubyaza umusaruro ibikorwa dufite. Nagira ngo mbabwire abavandimwe b'Abayisilamu, Abayisilamukazi, nk'uko biri muri iki gitabo,
ariko mu ncamakeya ubu hano tumaze kubarura ahantu dufite ubutaka dushobora kubakamo ibikorwa by'iterambere, tukagira ibikorwa, inyubako z'iterambere, inyubako z'ubucuruzi, tukabona n'amafaranga, tugakora dawa. Buriya dawa ikenera amafaranga menshi, dawa ikenera ibikorwa by'umutungo byinshi cyane. Reka dufate urugero rworoshye cyane. Ubu dufite imisigiti 450 nubwo harimo ifunzwe, ariko imyinshi iri kugenda yuzuza ibisabwa. Alhamdulillah, turabashimira uruhare mugira mu bintu bitandukanye, harimo no gushakira iyo misigiti ko yafungura. Ariko ubu dufite imisigiti 456. Mujya mubona, ndashaka mbere ku buryo dawa ihenze. Buriya hari igihe mwavuga ngo ariko ubundi ngo abantu ngo bakora iki. Reka dufate urugero gusa kuri hutuba mbabwira uburemere buba burimo. Imisigiti 450 ku munsi wa Ijuma, mujya mubona urutonde rusohoka buri wa gatatu gutegurwa n'inama y'abashehe, ruba ruriho abantu bazajya gusarisha muri iyo misigiti 450. Reka dufate gusa wenda itike tuyibarira 10,000 gusa, ubwo mbaze make yo gutega bisanzwe, ntago mbaze wakoresheje essence wagiye kure n'ibindi. Tubari 10,000 cyangwa 20. Tubaze 10,000 bivuga ngo buri Ijuma ni 4,4 n'igice. Kwa 10,000 tu, ubwo mu kwezi ni 18,000,000 ukwezi kumwe kwa Ijuma. Kandi Ijuma ntago igihagarara, ihoraho, ni buri wa gatanu. Nujya gukuba umwaka uzasanga ukeneye, ubwo ufashe ukwezi twari tubonye miliyoni zingahe? 4 n'igice, sibyo? Ijuma imwe ukwezi nako, ukwezi ubwo ni 18,000,000. Dukubye umwaka ni 216,000,000 umwaka wa hutuba gusa. Kandi hutuba kuva twamenye ubwenge, hutuba irakorwa. Nukuvuga ngo ibyo twatira ngo tubereke, nyamuneka ibintu birashaka ubushobozi bw'amafaranga. Ubwo ni hutuba gusa, ntago turavuga ibindi n'ibindi bikorwa bitandukanye. Dufite ibikorwa byo mu magororero. Ejo bundi twasuye igororero rya Nyarugenge, harimo abayisilamu 1,500. Dufite amagororero 13 nayo dukoreramo dawa 13. Weya dufite amagororero 13 harimo abagororwa b'abayisilamu. Tukajya n'ibindi bigo ngororamuco bitari amagororero bigeze kuri 3. Hari icyayi wawa n'ikindi cy'abana batoya, hari abahungu n'abakobwa. Ibyo ngibyo byose naho dukenera gukora dawa, kandi hari hakeneye dawa y'imbaraga. Ejo bundi twagiye hano ku igororo rya Nyarugenge hano Mageragere. Ubu mu minsi bike tuzabwira uko tuzabigenza n'uburyo tuzabifatanyamo. Ubu ngubu bahise batugezaho ubusabe bw'umusigiti, kubera ko ubuyobozi bw'igororero ndetse na komiseri mukuru w'urwego rw'amagororero rwose, komiseri general, nawe twari turi kumwe hariya, babemereye ikibanza kiranashijije cyo kubakamo umusigiti w'abayisilamu. Ubuyobozi bw'igororero barabyemeye. Mu bikorwa bitoya bazubakamo by'ibintu by'ibikoresho byiza ariko bitari inzu z'amatafari, ibikoresho byoroheje, bikeneye 15,000,000 kugira ngo dukore ibintu byiza. Ubwo ngubwo icyo ni ikintu bahise baduha bati, urumva yuko rero nagira ngo mbereke ibi bintu biba bisaba amafaranga, biba bisaba ubushobozi. Ubwo ngubwo ntago tuvanyemo ibikoresho ababikenera. Ubwo ni igororero rimwe gusa, n'ahandi nuko hari ibyo batugejejeho by'urutonde rw'ibyo bakenera, kandi nabo dukeneye kubitaho. Ndetse nta nubwo dukeneye no kwita ku bayisilamu gusa, dukeneye no kwita no kuba atari abayisilamu, ya mu rwego rwa dawa no mu rwego rwo kubaba hafi kugira ngo tubafashe. Ubwo rero nari ngarutse tugeze ku buyobozi, twaravuze ngo ariko ahantu dufite hari strategic, ahantu hafasha kwinjiza amafaranga ni he. Reka mbibabwire hanyuma bisozerezeho tubahe ijambo kugira ngo mutange ibitekerezo byanyu. Urugero, dufite ibibanza twamaze kubarura, turavuga ngo ibi bibanza dufite hano kuri uyu musigiti wa Majengo. Reka rihompera hano Masjidul Hidayah, murabizi neza, mwabigizemo uruhare mu buryo butandukanye. Mwaguze ubutaka hano, hari hano muri Mimbari, hari parking, wenda haracyafasha n'umusigiti twaba tuhihoreye, ariko dufite hano inyuma y'umusigiti w'abayisilamu kazi, murabona, muzi ko dufitemo ikibanza gikora ku mihanda 2. Bavandimwe b'Abayisilamu, utu tuzu turimo murabona ko ari utuzu tudashinze, tudafashije. Dukwiye natwe kugendana n'iterambere ry'umujyi aho bigeze, sibyo? Ubu rero ahangaha igishushanyo twamaze kugikora,
kigeze kure byose, ibisabwa byose abubatsi barabizi. Ubu tugeze ku rwego gusa rwo kujya gusaba otobatire, niho tugeze. Ibindi nyigo byibanze byinshi cyane byararangiye, tugiye ku rwego rwo gusaba otobatire. Iyo mushinga turifuza yuko mu mishinga izabanza hano harimo inyubako y'igorofa enye, nuvuga ngo ni inzu igeretse 4. Inshallah taala turifuza yuko ari ikintu kizatangira. Ejo baratubaje ngo ariko ibyo bintu ngo ko twumva mutari kutwereka ngo amafaranga azava hehe. Abayisilamu se hari icyo tubuze? Bavandimwe bayisilamu, ubu iyi gorofa dushyizeho imbaraga z'abayisilamu twese tukazihurizaho, niyo twakora umuganda twayikoraho kangahe? N'urugero, ntabwo mvuze ko byose byaba umuganda, harimo n'ibikenera amafaranga, ariko nk'uko dukora ibindi n'ibingibi twagira gute? N'ibingibi twabikora. Cyane cyane ndaza kubabwira ibanga twifuza rishya ritandukanye n'ibindi bihe, icyo twifuza gukoresha cyangwa strategy nshya tuzanye, uburyo tuzabigeraho turaza kubabwira namwe mutwunganira. Hari masjidi tubonye hano Majengo, aho ni ahantu ubutaka buhari buri tayari kuba bwakubakwa, tukabonamo inzu yazamutse kandi twayishobora. Icyo kiri mu byibanze ku bushobozi bw'Imana dufite nka priority y'ibyibanze tuzahera. Hanyuma dufite, murabona ubutaka bukora kuri kaburimbo ebyiri hano na hariya, iyo ni imari bita zahabu. Iyo ni imari bita, ubu rero turi kuyisinziriza, ariko igihe kirageze yuko tuyibyutsa tukayibyaza umusaruro. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, tuve hano tujye hano ku musigiti wa Onatracom. Murabona hariya harimo utuntu tw'utuduka, utuntu tw'udukioske, biriya byose buriya ni ibintu, ni nka babyita arrangement, ni ibintu nyine byo kwiyaranja niko babyita. Ariko ntago ari amazu y'ubucuruzi wavuga, nta nubwo anagendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali n'uburyo ibintu bigomba kuba bikozwe. Aho naho ni ikindi kibanza dufite, hariya harimo igishushanyo cy'imishinga minini, umusigiti w'igorofa n'indi nyubako ku bushobozi bw'Imana. Bwo hazavuga ngo ikibanza ni iki, gikurikira ni iki. Hanyuma tujye ku musigiti wa Madina mu mujyi, hano mu mujyi wa Kigali. Madina turahazi, turahasarira, hariya bahita ku matongo, niko ryo zina ry'abasaza. Hariya mu mujyi, iyo mwinjiyemo murabona inyubako irimo ibice bibiri. Hari igice cy'ibumoso winjiyemo cy'umusigiti, hakaba n'igice cy'iburyo cy'inzu irimo ofisi ya imamu hasi, hejuru harimo Radio Voice of Africa, hejuru harimo ofisi ya imamu, hejuru harimo indi nzu ya etage yose idakora, iri nka stoke wenda y'ububiko bw'ibikoresho. Murabona hariya, ndashaka tutekereze nk'abanyamujyi, nk'abantu baza agaciro k'ifaranga. Noneho iriya yo ni inzu yubatse yuzuye, nta nubwo ari ukuyubaka. Ndashaka icyo ngicyo tucyumve neza. Nta nubwo ari ukugira gute? Ntabwo ari ukuyubaka, ahubwo ni uguhindura igitekerezo gusa. Ngo ahangaha hakoraga gutya, reka imamu tumushakira ahandi akorera, radiyo ni iyacu tuyishakira ahandi ikorera, hariya ni mu mafaranga, ndetse dushobora no kwinjizamo tukanakodeshereza naho niyo radiyo yanakorera. Sinzi niba biri kumvikana neza. Hanyuma inzu tukayikora icyo bita transformation gusa, guhindura imiryango, ko ntabwo ugiye kubaka inzira hari iruzuye isize irange, no guhindura imiryango gusa ugatangira kubyazamo iki? Kubyazamo iyo ni inyubako y'igorofa iri hariya, irimo ibikorwa byacu dushobora gukoresha neza tukabijyana ahandi. Hariya hakabyara iki? Hariya ushobora guhita mu mafaranga dushaka kwinjizamo miliyoni 10 nta kindi dukoze za buri kwezi. Murumva yo ngayo ntacyo yakora se? Murumva ntacyo yakora abayisilamu? Ubwo rero ibyo ni ibikorwa dufite tumanutse gato ya mu Gatsata. Hariya mu Gatsata murahabona uburyo habaye umujyi w'ubucuruzi ukomeye. Buriya kurira musigiti wo mu Gatsata nubwo mu ntara umusigiti mutoya utagendanye n'igihe. Ni bande bazi ku musigiti wo mu Gatsata? Wenda kugira ngo abari bahasarira. Murahazi neza? Murabona ni mu magorofa akomeye cyane y'ubucuruzi. Hariya ni twebwe turi mu basigaye bafite inzu zidashinga, ariko dufite ikibanza kinini tukibyaje umusaruro, twakoramo umusigiti tukanakora n'ibindi bikorwa byo giterambere. Nanone dufite mu miduha hano hirya, hano mu miduha hariya neza dufite ikibanza kinini. Kubahazi hari ahantu harimo hepfo za kontineri, hariya ahantu babumba za block sima, cya kibanza cyose ni cyacu. Kandi ibyo bibanza ndi kubabwira byose ni ibibanza byacu, nta makazi hari. Tugiye Rebero, kwirebero hano dufite y'ubutaka turabuzi, twarabusuye.
dufite hariya, ubwo nari ndi kuvuga mu rwego rw'umujyi wa Kigali harimo n'ubundi butaka, ariko tugiye hanze gatoya kuko ibikorwa bizaba bisaranganya, dufite nk'inyamata mu ntara y'Uburasirazuba. Abazi Nyamata mu mujyi hariya ku musigiti wa Nyamata harimo ibikorwa bitoya ubona ariko bitari iterambere. Harimo udushuri dutoya, hari n'umuntu dukodesha ayo mashuri akoreramo ishuri rya primaire, ariko harimo umusigiti wa kera, harimo n'umusigiti waratangiye urakwama. Ubwo nawo dufite muri gahunda gusoza ibikorwa byari byaratangiye, nabyo tubifite muri gahunda. Harimo n'uriya musigiti wa Nyamata wakwamiye mu nzira. Ariko icyo nshaka kubabwira, hariya dufite ubutaka hegitari 3 n'igice mu mujyi hariya Nyamata, hariya mubona ku musigiti hegitari 3 n'igice. Turumva ukuntu bungana. Dufashe hano ku musigiti ni ubutaka bwo nuvuga ngo dufite metero kari 34,000 nibyo dufite hariya, hegitari 3 n'igice. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hakubye, tuvuge hano wenda uko nibuka neza, hano hari inyuma muri iki kibanza cy'amazu tudashyize mu musigiti. Uyu musigiti wenda ufite nka metero kare nk'igihumbi aho wubatse wose hamwe, cyangwa 1000. Ni ukuvuga ngo hakubye hano inshuro 30. Murumva ubunini bwaho? Hakubye hano inshuro zingahe? Urumva mbese ni hegitari 3 ni isambu. Birumvikana neza n'ahantu hanini cyane. Buriya n'ubutaka murabona hariya iterambere, ikibuga cy'indege, ibindi bikorwa bitandukanye. Ubwo butaka ni umutungo dufite wakwita ko ari umutungo wa zahabu, ushobora kubyaza umusaruro tugakoramo ibikorwa by'iterambere. Ayo mashuri, iyo kaminuza, ayo mashuri ateye imbere meza, ibyo ngibyo byose ni ibikorwa dufite. Dufite ubutaka bw'ahitwa Kamurindi, urabizi abazi za Rwamagana, bita Murenge wa Rwamashyongoshyo, urenze Rugende aho bita ku Isumo, hejuru gato dufite ubutaka bufite hegitari 9. Ubwo aho ni ibikorwa twasuye tuzi dufite twahagazeho, hegitari 9. Aho ngaho umushinga wose hegitari 9, nubwo ni metero kari 90,000, noneho hakubye hano ubwinshuro 90. Ibyo ni ibintu byose washaka aho ngaho wabihakorera, ibyo washaka byose. Tugiye mu ntara y'Uburengerazuba, abazi Rubavu baherukayo, hari ahitwa Nyakabungo, niba hari abazi Rubavu muri mwebwe. Nyakabungo ku musigiti neza harimo n'umuyisilamu rwiyemezamirimo w'umuyisilamu, ariko twafatanyije. Ubu ngubu yashyizemo igikorwa kiberamo ibirori, amakwe, ashyiramo ahantu abantu basohokera, yabyise Hayatu. Abazajya Rubavu bazajyeyo, hararyoshye cyane, hameze neza, n'ahantu ha VIP. Ariko hari ahandi hepfo yaho nanone harimo ubutaka bunini cyane, aho ni ahantu wabyaza umusaruro. Reka nsozereze hano i Musanze, ubwo simvuze Rusizi, dufite y'ubutaka bitazaka amashangi hariya hafi hirya y'umusigiti wa Kamembe. Hari ikibuga kinini cyane bigishirizagamo imodoka, ikibuga kinini cyane, wenda kubahazi barahazi. Hanyuma hari i Musanze rero, reka nsozereze Musanze. Abazi hano mu Ruhengeri mu mujyi, hariyo iyo uvuye ku muhanda munini uyu nguyu ukomeza Rubavu ugiye kwinjira ku Ibereshi ku musigiti, abahaheruka ubanza hari urusengero rwa Deperi rushya, niba hari abahaheruka. Iyo urangije urwo rusengero rwa Pentecote, ukirangiza uhita utangira uruzitiro rw'ubutaka bwacu nk'abayisilamu. Urwo ruzitiro ruri ku muhanda wa kaburimbo ujya ku musigiti, kurinda ugiye kugera ku musigiti ukagera ku ishuri ryitwa Iziri dufitemo hariya. Ni ubutaka bunini cyane wakoramo igikorwa cyose ushatse, kandi ku muhanda hariya ni mu mafaranga. Ngira ngo murabizi ubukode bw'i Musanze buba buri hejuru cyane, hariya ni mu mafaranga. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, ubwo twanakoze ubwo rero twakoze gahunda yo gusura kugira ibi bikorwa, bwa ngo se ubundi ibikorwa byakorwa hehe, hakorwa iki. Turi gukora ibintu by'inyigo. Hanyuma nagira ngo mbabwire rero hano umwanya, twebwe turifuza yuko tuzagira ibintu 3 by'ibanze dushyize imbere mu miyoborere yacu ku bushobozi bw'Imana. Icya mbere ni ugukomeza kubaka ubumwe bw'Abayisilamu, kubukomeza no kwirinda icyo ari cyo cyose cyahungabanya cyangwa cyabangamira ubumwe bw'Abayisilamu. Icyo ni ikintu dukize ku isonga mu by'ibanze rwose, kiri imbere y'ibindi byose. Icya kabiri dushyize imbere ni ugutekereza ibikorwa binini by'iterambere rirambye nk'uko twabivuze. Hanyuma icya gatatu ni ugukomeza kubaka imiyoborere myiza igamije kubazwa inshingano, tukemera ko mutunenga mugamije kubaka. Byumvikane neza,
mukatunenga mugamije kubaka no gutunganya ibitagenda neza, hanyuma tukanubaka imiyoborere myiza izatuma abayisilamu mumenya amakuru y'ibyo mukorerwa. Urugero kwa kundi abantu bavuga atari kwe bana sadaka mbona tunatoa kila siku nta makuru tubona. Nagira ngo misabe ba imamu bari hano, imamu musigitari nam imam arahari na komite n'abandi bayobozi. Ubu ngubu twashyizeho yuko ku ijuma ya nyuma ya buri kwezi, kuko ni ijuma imam aba yasarishije, ijuma ya nyuma imamu azajya asarisha, narangiza abwira abayisilamu raporo y'umutungo, mwinjije angahe muri uku kwezi, ku ijuma iyi niyi habaye ibi, twasohoye aya, twinjije aya, hasigaye aya. Abayisilamu bagira amakuru y'ibirebana n'imitungo yabo na sadaka batanga. Sadaka ni mwebwe muzitanga, ni mwebwe mubikora, bajya babaha amakuru. Utazajya yabaha ubwo azaba yishe inshingano yahawe. Rero bavandimwe b'Abayisilamu, nagira ngo tubahe umwanya wenda mutubwire ibitekerezo, ibyifuzo byanyu cyangwa ibibazo mufite bigamije kutwunganira muri ibi bitekerezo n'ibindi mubona. Ibyinshi birimo hano wenda ntabwo twabijyamo, ariko abantu bazagira umwanya wo kugenda babaganiriza kimwe ku kindi uko iminsi izagenda itujyana imbere. Icyo tubasaba no kudusabira no gushyigikira izo gahunda nziza ku bushobozi bw'Imana, kandi dufatanyije. Igishya rero bavuga ngo ibyo bintu tuzabigeraho gute? Reka tubabwire ibanga, muze kutubwira niba turyemeranyaho cyangwa niba namwe hari ikindi gitekerezo mwaduha mukitubwire. Ubundi iyo ushaka gutanga igisubizo urabanza ukagaragaza icyari ikibazo, ukagaragaza n'igishya kije. Byagaragaye ko abayisilamu mu Rwanda dushingiye ku bikorwa dukora ariko bitatanye cyane. Byagaragaye ko dufite imbaraga nyinshi, ariko izo mbaraga ntabwo zikorera hamwe. Ndashaka kuvuga iki? Usanga hano Masjidul Hidayah bafite igikorwa cyabo, Onatracome bafite igikorwa cyabo, mu mujyi bafite icyabo, hanze ya Kigali bafite ibikorwa byabo. Buri bose bari kurwana nacyo, ntikiva mu nzira, kuko ni ibikorwa byinshi byatangiriye rimwe kandi imbaraga ari nkeya. Ibyo rero mu buryo bwo bwitwa iteganyabikorwa n'igenamigambi, ibyo ntabwo byageza abantu ku iterambere. Igishya ni ikihe twifuza rero? Twagira ngo nitwemeranya tukavuga ngo igikorwa number 1, n'urugero igikorwa nimero ya mbere kibaye icya mbere tugiye guheraho ni igikorwa tuvuge kubaka inyubako y'ubucuruzi hano muri Masjidul Hidayah kuri cya kibanza twavuze. N'urugero, niba ari cyo gikorwa tuzemeranyaho, ubwo tuzatanga ibwiriza kizaba cyemewe mu nzego z'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, yuko imbaraga zose z'Abayisilamu bo mu Rwanda bose nta kindi gikorwa bazavuga. Icyo kirumvikana neza Abayisilamu. Abi Rusizi, abi Rubavu, abi Rwamagana, ab'amajyepfo, ab'amajyaruguru, twese imbaraga tuzazihuriza ku gikorwa kimwe. Nguvu zote za Abayisilamu tuzazihuriza kuri cya gikorwa kimwe. Kirangire, kivugwe Gisenyi, kivugwe Ruhengeri, kivugwe hehe, tuvuga ngo iyi niyo nimero ya kangahe, niyo nimero ya mbere Abayisilamu mu Rwanda twemeranyijeho. Ubwo se kizamara kangahe kitarangiye? Mumbwire. Waze kizatinda icyo ngicyo? Kizarangira, kuko tuzagihurizaho imbaraga. Nikirangira nanone ubwo tubyumve neza, hazaba harimo gusaranganya imbaraga. Umunsi tuzavuga ngo number 2, igikorwa cya kabiri, orodha ya pili, tugiye n'urugero Musanze cyangwa Rusizi cyangwa Rwamagana, aho ngaho sasa ntabwo uzavangwa ngo sisi watu wa majengo bana ngo ibinjacu ni ibingibi. Oya, imbaraga zose zizajya nanone hehe? Zizajya hehe? Ubwo icyo gihe ntabwo tuzemerera, byumvikane neza, ntabwo tuzemerera wa muyimamu uvuga ngo bana ngo mpinduye amabati. Oya, kereka wenda umuyaga wayatwaye, aho ngaho twabyemera. Bivuga ngo bya bikorwa by'akajagari, hano barakora ibi na hariya barakora ibi, ubwo iyo systeme igiye guhagarara. Tubanze tugende ku byo twemeranyije. Imamu nuzavuga ngo ngiye kubaka esikariye, apana, tuzamubwira ngo ntago ari ibitwemeranyijeho, kereka wenda hari ibyabaye bidasanzwe by'ibiza, ibyo byo birumvikana. Ariko kama hakiko kwenye mpangilio, apana, ntabwo uzagikora. Tuzagufata ukuboko kabisa, ni wanga tukwigizeyo kubera kuri kwangiza gahunda ya mipangilio. Byumvikanye neza Abayisilamu? Icyo ngicyo murumva atari cyiza? Imbaraga zose tukazihuriza ku kintu kimwe. Icyo gihe rero nta bintu bizatunanira.
wallahi tuzabikora kandi abishyize hamwe nta kigira gute, nta kibananira.